kuri Ezobodi aho tubagezaho inkomoko y'ibintu byabayeho kera. Ezobodi ibigarura mu buzima bw'uyu munsi. Uyu munsi tubagiye kubagezaho ubuzima bwa Gandhi Mahatma. Mahatma Gandhi yavutse ku itariki 2 z'Ukwakira 1869 ahitwa Porband mu Buhinde. Yapfuye ku itariki 30 z'ukwa mbere 1948 i Delhi. Yari umunyamategeko w'umuhinde, umunyapolitike waharaniraga imibereho myiza y'abaturage, akaba umwanditsi. Yabaye n'umuyobozi w'umutwe w'ubwigenge bw'Abahinde urwanya ubutegetsi bw'Ubwongereza. Kubera iyo mpamvu yaje kwitwa se w'igihugu cy'Ubuhinde. Gandhi yubahwa ku rwego mpuzamahanga kubera inyigisho, imyigaragambyo idahwitse kugira ngo agere ku majyambere ya politiki n'imibereho myiza by'Abahinde. Turarebera hamwe ibintu 5 by'ingenzi byaranze Gandhi. Icya mbere cyari ukutagira inabi. Icya kabiri kwari ukurwanya ubukoloni, kuba inyangamugayo no kwicisha bugufi. Icya 4 cyari imyigaragambyo y'amahoro. Icya 5 cyari uguharanira uburenganzira bwa muntu. Icya mbere cyo kutagira inabi, uburyo yabikoraga yakoreshaga icyo bita no violence. Gandhi yarwanyaga akarengane adakoresheje intwaro kuko yizeraga ko amahoro atsinda intambara. Yabwiraga abantu kudasubirisha ikibi ikindi kibi. Iyo bakubwiraga bakagufunga, n'iyo bakubitwaga cyangwa bakabafunga bagasuzugurwa, ntibasubizaga nabi, ahubwo baricecekeraga kugera isi ibonye ko barengana. Yemeraga kubabara kubw'ukuri aho gutera abandi kubabara, kandi byose akabikora kubwo kurwanira ukuri atari inyungu ze. Kwigisha no guhuza rubanda akabasobanurira impamvu yo kurwanya akarengane mu mahoro. Abantu benshi bafatanyije bituma ubutegetsi bugorwa no kubarwanya. Ikindi, kwiyima no gutanga urugero. Gandhi yabanzaga gukora ibyo yigishaga, yambaraga ibya make no kubaho mu buryo bworoheje no kwiyima bitandukanye n'uko yabagaho kera, kuko kera yarangwaga no guhora yambara kositime zitandukanye n'ingofero zari zigezweho z'amafiyeri muri icyo gihe. Ubwo yajyaga kwiga mu Bwongereza nibwo ibintu byaje guhinduka. Gukomeza urugamba mu mahoro nubwo byatwaraga igihe kirekire kuri we, ariko ntiyarambirwaga, kandi intambara y'intwaro yayitsindishaga indangagaciro. Uko Gandhi yarwanyije ubukoloni, gukoresha ingufu, icyo yise ahimsa. Yemeye ko urugomo rutazana ubwigenge burambye. Yashishikarizaga abaturage kwirinda intambara, bakarwanya akarengane mu mahoro, kudakoresha abakoloni, no cooperation. Yahamagariye Abahinde kutitabira amashuri n'inzego z'Abongereza, kutagura ibicuruzwa byabo, gukora imirimo ya leta y'abakoloni. Imyigaragambyo y'amahoro, icyo ni icya 3. Yateguye imyigaragambyo idakoresha imbaraga. Abaturage bakigaragambya ariko badakoresheje amahane cyangwa imirwano, bagakoresha amahoro. Urugendo rw'umuntu iyo bita Sat March yabaye mu 1930. Yakoze urugendo rurerure agiye ku nyanja gukora umunyu. Asuzugura itegeko
ry'Abongereza ryari ryabujije Abahinde kwikorera umunyu. Ibi byatumye isi yose yita ku karengane kari mu Buhinde, kuko Abongereza nibo bari bafite isoko ry'umunyu gusa. Kwihangira ibikorerwa mu gihugu. Yateje imbere gukoresha no gukora ubucuruzi by'Abahinde ubwabo, nko kudoda imyenda, bigabanya kwishingikiriza ku bakoloni. Urugero rwe bwite: yabaye icyitegererezo, ubuzima bworoheje, ukuri, kwivaga mu bwigenge bituma abantu bamwumva kandi bakamukurikira. Kuba inyangamugayo no kwicisha bugufi. Gandhi mu kwiyemeza ukuri n'ubutabera yakoreshaga ibikwiriye n'iyo byabaga bikugoye. Kutabeshya, kutiba, gushyira mu gaciro no kubaha amategeko nibyo byamurangaga. Kwicisha bugufi. Yagiraga kutirarira, kwemera amakosa, kubaha abandi bose baba bakuru cyangwa bato, kutigira inyaryenge. Imyigaragambyo y'amahoro uko Gandhi yayikoze. Yayikoraga ku buryo butuma agaragaza akarengane atabanje gukoresha imbaraga, dore uko byagendaga. Kudakoresha urugomo na gato. Abigaragambyaga ntibakubitaga, ntibasahuraga, ntibatukanaga, ibyagaragazaga ko bari mu ruhande rw'ukuri. Ikindi, ntiyakurikizaga amategeko ahanishira rubanda. Barengaga ku mategeko mabi mu mahoro, nko gukora umunyu mu rugendo rwa Satmaji, bakerekana ko ayo mategeko atari ay'ubutabera. Kudakorana n'abakoloni. Kureka imirimo ya leta y'abakoloni, kutagura ibicuruzwa byabo, kutitabira inzego zabo, ibi byacaga intege ubutegetsi bw'abakoloni. Kwihangana ku gihano. Abigaragambyaga bemeraga gufungwa cyangwa gukubitwa batihimuye, bigatuma isi ibona ubugome bw'abakoloni. Kwigisha no gutegura abaturage. Gandhi yabanzaga gusobanurira abantu impamvu n'amategeko y'imyigaragambyo y'amahoro, kugira ngo hatagira ugira urugomo. Kuba icyitegererezo. Ubwe yagendaga imbere, akaba mu buzima bworoheje ku giti cye, akagira ukuri, icyizere, byatumaga abantu bamukurikira. Icya nyuma ari cyo guharanira uburenganzira bwa muntu. Gandhi yaharaniraga uburenganzira bwa muntu akoresheje amahoro, ukuri n'urugero rwe bwite, no gukoresha intambara, ariko yabigenzaga mu buryo bugaragara. Kudakoresha ingufu. Yarwanyije ivangura n'akarengane atarwana. Yizeraga ko umuntu wese afite agaciro kandi ko urugomo rutesha agaciro uburenganzira bwa muntu. Kurwanya ivangura n'itoneshwa. Kurwanya ivangura rishingiye ku moko n'amatsinda. Guharanira ko abantu bose bangana kandi bagafatwa kimwe, nko mu matsinda yateshejwe agaciro. Ubwisanzure n'ubwigenge. Yashishikarije Abahinde kwiyambura igitugu cy'Abongereza, kuko ubukoloni bwabangamiraga uburenganzira bwabo bwo kwifatira ibyemezo. Ubwigenge mu bukungu. Yateje imbere kwikorera, gukora no gukoresha iby'Abahinde, kuko ubukene no kutigira icyo wifasha byabangamiraga uburenganzira bwa muntu. Ubwigenge bwo gutanga ibitekerezo. Yashishikarije abantu gutanga ibitekerezo mu mahoro, kwigaragambya badakoresheje urugomo, bityo bagaharanira uburenganzira bwabo. Yabaye icyitegererezo cya benshi. Gandhi
yabaye inyangamugayo kandi yicishaga bugufi mu myitwarire ye. Yatumye ubutumwa bwe bwubahirizwa kandi bukagira ingaruka ku isi yose. Isomo Gandhi yadusigiye icyo ryagezeho. Uburyo bwe bwabaye isomo ku isi yose butuma n'abandi bayobozi nka Martin Luther King Jr. bakoresha imyigaragambyo y'amahoro mu guharanira uburenganzira bwa muntu, kandi yagaragaje ko guharanira ukuri bishoboka gutsinda n'iyo uhanganye n'ubutegetsi bukomeye, kandi yagize uruhare mu gukura Ubuhinde ku ngoma y'Abongereza. Abikora adakoresheje intambara. Ikindi ni ukwigira no kwihaza. Yabashishikarije gukora no gukoresha ibyabo aho kwishingikiriza ku banyamahanga. Ashimangira ko abandi bose bangana. Yashyize indangagaciro imbere bidashingiye ku nyungu. Yabaye icyitegererezo ku bandi bayobozi b'amahoro. Yabereye inspiration abantu nka Nelson Mandela wo muri Afurika y'Epfo, Martin Luther King muri Amerika. Mukurikire no hasi murasangaho ubuzima bwa Martin Luther King. Turaza kubagezaho ubwa Nelson Mandela. Murakoze.